umunsi urimo urageze ese sha noneho ibyawe bimeze bite sha bimeze sha mubwije ukuri urumva byanshanze pe ariko ndabona wishwe n'inzara nabuze sha wabiretse turashize none wabiretse se sha none se ya myembe wajyaga kwiba ntabwo uyu munsi ntabwo byaguhiriye waretse kutse imyembe yawe wate erega ndakuzi mwana ndakuzi ntukashake kumva murazanamo akantu katari sawa ariko nyine ndayiba ariko nyine navuze se ko hari abantu babinyurira ubu babyumvisha bakagiye kubibwira nyirayo akaza akamfata okay nta kibazo harya ngo warumbwiye ngo iki ibintu nari nkubwiye siri murayerekeza hepfiriya mwerekeza hariya nawe atekereza ikintu gitumye ndi kujya hariya kandi mu rugo ari hariya habaye iki aha hicaye inkende urimo uracika gukubita inkoni ariko ashoze kuri ikigoryi mwana arakubwira iki nese inkende ukagaruka wiruka inkende sha komereza uraba wirebera ibyo by'inkende se run Iva mubwire uzi bikende muye nabyo ukuntu bingana oya ntabwo bankubise misa niruka ndabacitse biriya bikende ariko birakaze kiba kinkubitiye ya mbere mba ndiruka ndavugatashwi nubwo nyine tugeze ara nkakubona nkavuga reka ngende gake nyine utabibona ariko nyine nirutse ahubwo umutima yenda kuvamo naye nabitinze ariko ndabibonye pe nabikubwiye iziranyengera akazi ntabwo nzongera inshuti inkende ziba zisa umukara ziba zifite amabara y'umweru ziba zigize zirabarinda intwara umva se nkubwire uzi ukuntu bimeze ubu ngubu urabona shaniriwe kuva mu gitondo nayo nagiye gucangamo nyine iryo cangamo ryawe ariko nawe uzapfa ucanga ngiye gufata igare ryanjye mwana njye mu muhanda njye kwiga uyu mugoroba urabona bwakwira ntakoze oya buretse subiza inyuma ho gato mbanze ndakubwiye ngo ngiye gufata igare njye kunyonga warasaze nzakubwira kugeza kakishwe umuntu abwiye injiji zitajya zuba nakubwiye ati saa 12 cyangwa baba bafata igare icya kabiri saa 12 nta muntu bayemerewe kujya mu muhanda icya gatatu saa 12 baba bateze ubwo noneho nujya muri iryo gare rye bikarije nujyamo muri kaburimbo iryo gare rye bakarijyana ubwo uzawumbwira uzaze kunsaba rifuti ayo marifuti ririya gare uba watiriye se cyangwa ririya gare niryo nagusabaho rifuti urabizi nunsaba rifuti nzakugonga uzangonga wabyumvise neza ore n'ikimara ahubwo ngiye gushaka amafaranga uri aho ngaho uri kuryoshya ubu mu kanya ugiye kujya mu nakoreka byihore uko ureba nk'indagara apfumisha urabona izi sange nakifata nkajya mu muhanda n'ibintu narimbaye uri n'umusazi wo uramukinga se agiye hehe none mayi nka data ariko abana no naho najya ntabwo najyayo ntabwo najyayo nk'ubu nkamubona nkabanza nkamubwira sinshaka kujya hepfira kuri rwose aragira ngo yongere nkubitishe ibikende kuko nakubwiye ko nzakugonga niyo mpamvu usigiye kugonga nakubwiye ngewe nkeneye amafaranga amafaranga yishe umwana w'Imana nawe nshaka nakubwira ikijyana hano nabona ugarutse nabona uri hepfira ukagaruka wirukanka kubera bya bikende gumye kazungu arambwiye ngo amaze gukorera 2,000 aka kanya none nawe nese uramwishinga wahereye tono kandi wowe ugiye bwira ndayakorera ariko mwana ubizi saa 4 turi se bugoni bw'igiye kuza nino iri gare icyambere nararikoresheje ririruka ahantu hose rirakoze umva nukwiyana ni gute se narakorera mu minota riraguruka n'indege rirenze no kuba indege mwana ko ridafite amababa iri shareka kundagira genda ibyo ugenda iki cyuma cyanjye ntabwo kize reka nigendere nabona uguye
ko wacuracuye ese ntabwo ari ijana twavuganye we nyine nonese kari karimo kaburana mu kane komereza akazi mwana ziba igare ryanjye risa nabi sha mu gitondo mbere yuko njya mu kazi ndabyukira mu kinamba kanitahe uyu munsi nayakoreye sha babivuze barawisha umuntu ukijya mu muhanda ukoze kubura mugenzi nabikubwiye ngo ujye mu muhanda bakagonga barangonze we nawe reka kunsakuriza na munabare kunsakuriza wowe witambikaga mu muhanda ushaka iki ndetse ntabwo aricyo kimukubise winsakuriza dore cyishe umuntu iki cyana nsanze kiri gukinira mu muhanda agendaga umubita mu bikuku mu bikuku se wowe nagukubise mu bikuku kera kubabanza akagikubita mu byaro dore bwo cyakumva uri kubabara he mwana ngana tutaberewe uzanye n'igisebe uze kandi uyu munsi waramukanye umwaku twaturutse mu rugo n'ikiziba wego ubundi ko twahuriye mu muhanda ukanega mu gutwara ubundi hano wageze n'ibisanzwe cyora gitwarwa n'icyaka watashye ubundi ko bwira ese n'ikiziba ariko cyangwa umuntu agikubitira muri uno muhanda utazi umuntu numvaze ukuntu kimugonga ubundi cyamugongaga kiri mu biti cyagendaga kimwe biteme koko kijyana ukigaba nese ubu ndamuvuza hehe ibyo ntabwo bindeba twara umwana kwa muganga ngwino tujye kwa muganga mwana ubundi se ni hepfo ntahazi ese birandeba twara umwana kwa muganga umuntu w'umunyonzi nagati kwa muganga ngo nihagira umuntu untwaza igare twumvikane aho ushaka kumupitira hirya ukazutana ukazumbesha ntibyamutware oya ntwaza igare tugere kwa muganga ntabwo agenda rugo zamuvuza ibonye burya n'ubusa urebye niba kurusha amarira y'umugabo atembagwa mu nda kucyo utumva sinahise mu mugayo nsiriye mu nda baragupfunyuje ubundi wowe ko bitakureba urajyayo ca hano ugende winsakuriza uramugonze rwose ziba ahangaha ibintu turimo birakure ndavuze ngo ca ahangaha gira vuba ko mani vuba nakuvuna ndavuze ngo ca ahangaha ugende nakuvuna ca ahangaha ugende turashize none akoze ko avuye hano kikagenda ubundi se wamugongesheje intoki ko ntagarutse kandi nakuvuna njye wambasha se ntabwo wambasha rega no. ubundi najya kuguteza ziba ahangaha kugisa dore uburyo kinagenda umva rata ese ubu suba iki gisebe kuko nese mwana urumva uri kubabara cyane dore naho ndi kubabara noneho reka nkubwire sibyo aka gasebe ihangane ni gatoya ntacyo uri bube sibyo ntacyo uri bube mu gitondo urajya kakize iwanyu ni hehe ariya hepfo mu gitondo ndaza nkurebe ndi bubaze witwa nde ndaza nkurebe nawe buracya wakizeho nkora ngo haguruka utahe gake haguruka ahubwo ngiye ndumva ari njye ubabaye mbanza ndebe upfe ndapfurahira ariko ndacyanze ubwenge
Hako nageze n'amahirwe nise ko nta n'abantu benshi bambonye ko nahise mbaci ahubwo cya kigo gise cyanjyana igare cyagiye oya nashaka rijyana ubundi se igare naguze 40,000 n'ibihumbi bigera mu ijana bari kunca ngiye kwitahira sha gusa ndakigonze ndagihamije ko nanjye ndikubabaramo. Oh, no.